Ikaze urisanga hano kuri Menya n'Ibi Info, ni amakuru mashya tubazaniye avuga ku muhanzikazi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Ishimwe Vestine. Amakuru rero ari kuvugwa kuri uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 23, ari kuvuga ko uyu mwana agiye guhana divorce n'umugabo wiwe Idris baherutse gukora ubukwe mu minsi yashize. Tugiye kurebera hamwe rero ibyo Vestine yanyujije ku rukuta rwe rwa Instagram. Ni byinshi biri kuvugwa tubazaniye, benshi muzi yuko divorce yamaze kuba yakwa. Byose tugiye kubirebera hamwe. Uko uragenda ukomeza gukurikirana ino video, uragenda usobanukirwa ibyimbitse kuri ibi bijyanye n'aya makuru yo kuri uyu muhanzi Kamikazi Dorcas ari kuvugwaho n'umugabo we Idris. Yanditse rero ubutumwa bukomeye bukubiyemo agahinda ndetse n'ubuzima bushaririye akomeje gucamo mu gihe cy'uru rushako rwiwe arimo. Ibyo byose tugiye kubirebera hamwe muri iyi video. Ba hafi rero uko uraguma kuri uyu muyoboro niko urarushaho gusobanukirwa, ese iyi divorce irahari koko, ese uyu mukobwa abayeho nabi koko. Ibyo byose tugiye kubirebera hamwe. Uko urareba iyi video ukayirangiza niko uri burusheho gusobanukirwa. Reka rero dutangire tubabwira, duhere ku magambo uyu mukobwa yanditse abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram. Mu butumwa bwanditse rero bwakiriwe hejuru n'abantu benshi, cyane cyane ibitangazamakuru n'ababubonye ku rukuta rwe rwa Instagram. Ishimwe Vestine yanditse amagambo agira ati: uyu munsi ubuzima mbayemo ntabwo aribwo nari narahisemo, mbayeho nabi kandi sinari nkwiye ibi ngibi. Nzi ko nafashe icyemezo kibi mu buzima bwanjye ariko ntacyo bitwaye. Yakomeje rero avuga muri ubu butumwa ko yakomeje avuga ko Imana yemera ko hari ibintu bimwe na bimwe bibaho kugira ngo bibe isomo. Aha niho yahise avuga ko yize byinshi kandi nta muntu uzongera kumubeshya ukundi. Yagize ati: nize byinshi, nta muntu uzongera kumbeshya ngo yangize ubuzima bwanjye. Umugabo nzongera guhitamo nzabanza kumenya neza, menye umuryango we, menye byose kuri we. Nta muntu uzongera kunkoresha cyangwa kunkinisha uko kibone. Ubu butumwa rero buje nyuma y'uko yaraherutse gutanga ikiganiro kuri MI Empire ya Murindahabi ku rukuta rwa YouTube, usanzwe n'ubundi areberera inyungu z'aba bavandimwe bombi. Icyo gihe Ishimwe Vestine yavuze ko amezi 3 yonyine ashize ashinze urugo na Idrissa Ouedraogo w'imyaka 36 ukomoka muri Burkina Faso, yabaye ishuri rikomeye ry'ubuzima. Vestine na Ouedraogo rero barushinze ku itariki 5 Nyakanga 2025 mu biro byabereye mu Ntare Conference Arena. Ibikomeje rero kuvuga yuko uyu mukobwa yahawe ari gushaka divorce, ndetse abandi bakavuga ati yahukanye, yaba yagaruka mu Rwanda. Ibi nibyo dukomeje kugenda turebera hamwe. Ba hafi ubundi tukuramburire amakuru yizewe twakuye ahantu hizewe arebana n'iby'iyi nkuru. Vestine rero yanditse amagambo aremereye kandi adasanzwe. Abenshi bari kwibaza ngo umugabo we yayabonye kugira iki. Ibyo nibyo tugiye kureba. Yakwiye murumuna we rero ko agomba kwitondera gushinga urugo. Nyuma y'ariya magambo abantu bagiye babihuza n'ibyo yari yarakomeje kugenda avuga mu minsi yashize, ndetse bisa nk'ibica amarenga ko yaba agiye gutandukana n'uyu mugabo w'umunyaburkina Faso. Benshi bari kuvuga bati uyu mukobwa yarahubutse, abandi bakavuga ati ashobora kuba yarakurikiye amafaranga, kuko umugabo wiwe ni umugabo ufite amafaranga menshi cyane, umugabo ufite ibyo ahagarariye mu muryango udaharanira inyungu wa NGO hano mu Rwanda. Akaba afite kandi ngo yarigeze no kuba umusirikare wa Burkina Faso. Ibyo ni ibigenda bivugwa hirya no hino. Benshi rero bakaba bakomeza gushidikanyaho bavuga ngo wasanga yari yarakurikiyeyo amafaranga, kuko bamwe bavuga ko amafaranga bakura mu by'ubuhanzi ashirira mu bikoresho ndetse no kwambara, ugasanga amafaranga mu by'ukuri babona adahagije. Ari byo amafaranga kuri uyu mugabo. Benshi bavuga ko umugabo afite amafaranga niko zitasimbuka. Ibi rero bikomeza bavuga yuko ikiri gutera Kamikazi Dorcas ni ukutihanganira ko umugabo ashobora kuba amuca inyuma, kuko muri biriya bihugu byo hanze ngo umugabo
ubundi ishema ry'umugabo ni uko aba agomba gushaka abagore benshi, akaba ari byo bishobora kuba biri gutera umubano cyangwa se umwuka mubi hagati y'uyu mugabo wiwe na Vestine. Rero nyuma yo kurongorwa k'umuvandimwe we, nawe yananiwe kwiyakira, ariko uko bukirangira ntabwo nabyiyumvishaga, ahubwo numvaga bitanabaye. Ishuri ku wa mbere mfite ikizamini cya leta ku wa gatatu, ntabwo nabyiyumvisha. Mama wabibibwirira uko nari meze, yageragaho akavuga ati sinjya ku meza utari wazi, byananiye nabyumva. Ayo ni amagambo rero yavuzwe na Dorcas, ari kumvikanisha yuko nawe atabyakiriye neza ko umuvandimwe we arushinga akiri mutoya, bikaba byarakomeje kugenda bitera impungenge, byateye impungenge abakunzi b'aba bahanzi bombi. Ni abana bafite impano, baririmba indirimbo za gospel hano mu Rwanda, bakaba bikomeje kuvuga yuko uyu Ishimwe Vestine agiye gutandukana n'uyu mugabo wiwe w'umunya Burkina Faso. Amakuru mu by'ukuri tugendeye ku byo Ishimwe Vestine yashyize ku rukuta rwe rwa Instagram, tukagendera no ku bindi yakoze, yagiye ku rukuta rwe rwa Instagram asiba ibiranga byose yuko ari umugore wa Idrissa, arabisiba byose abikuraho, cyangwa se ko afite umugabo, asigazaho amafoto ye we ubwe ndetse n'amavideo ye ubwe gusa atarimo umugabo we. Ibi rero nibyo byakomeje kugenda bitera amagambo menshi hirya no hino, abantu bemeza yuko batabanye neza muri uru rugo, ndetse hashobora no kuvuka divorce. Ni amakuru yacu nakagaruka, uko turagenda tuyamenya turabagezaho. Ndabashimiye, ciao ciao.